urugendo rwe rutangirira ahangaha muri Uriya Bakarudaya mu mujyi ubarizwa uyu munsi mu majyepfo y'igihugu cya Iraki. Aho niho Aburahamu yavukiye, ni naho yasohokanye na Setera, Sara umugore we ndetse na Loti umuhungu wabo bagendanaga. Basohora i Harani ho mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu cya Turikiya, none barahatura. Aho ni naho Uwiteka yasanze Aburahamu ubwo Setera yari amaze gupfa, aramubwira ati: va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Shekemu, ahari igiti cyitwa umwaroni cya More. Muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati: urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Yubakira igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Shekemu aho yaherewe bwa mbere isezerano ry'icyo gihugu yari asohoyemo ni muri Nablus ya none, umujyi wa Palestina ubarizwa muri Cisjordania. Inzara iteye muri icyo gihugu, Aburahamu n'abe basuhukira muri Egiputa, nyuma bahavana ubutunzi bwinshi bagaruka muri Kanani. Ubutunzi n'ubushyo bwabo bwinshi ntibyabasha guturana. Aburahamu atandukana na Loti, wasigara i Kanani. Loti ajya mu kibaya cyo kuri Yorodani arahatura. Uwiteka yongera guhamya isezerano yagiranye na Aburahamu, amubwira iby'urubyaro ruzamukomokaho mu buryo bw'amaraso n'ibizarubaho, kandi akomeza rya sezerano ry'igihugu ati: urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rw'Ufurate. Igihugu cy'Abakeni n'icy'Abakenizi n'icy'Abakadimoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferizi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagirugashi n'icy'Abayebusi. Ubutaka buri hagati y'izo nzuzi zombi bwari bunini cyane ndetse butuwe n'amoko menshi, ariko Uwiteka amubwira ko ibihugu byari bituwe n'ayo moko agera ku 10 atandukanye ari by'urubyaro rwa Yakobo rwagombaga guhindura, bikaba gakondo y'Abayisiraheli, kuko ariyo moko Uwiteka agambiriye kwirukana imbere ye akayarimbura ku bw'igicumuro. Ubwo Abisiraheli bari mu rugendo rwo mu butayu bagana i Kanani, Mose umuntu w'Imana yongera kubabwira ingabano z'igihugu Uwiteka abajyana amati: nzashyiraho urugabano ruhere ku nyanja itukura rugere ku nyanja y'Abafilisitiya, kandi ruhere ku butayu rugere ku ruzi Ufurate, kuko nzabagabiza abatuye muri icyo gihugu, mukabanesha mukabirukana imbere yanyu. Ntuzagire isezerano usezerana nabo cyangwa n'imana zabo. Ntibazagumye kuba mu gihugu cyawe kugira ngo batakunshumuzaho, kuko wakorera imana zabo ntibyabura kukubera umutego. Ndetse mu gitabo cyo kubara 34 Uwiteka basobanura mu buryo butomoye ingabano z'igihugu abahaye ziri. Ubwo bari bugufi bwo kwambuka, Mose umuntu w'Imana atarapfa, Uwiteka amubwirira mu kibaya cy'i Mowabu kuri Yorodani ati: bwira Abayisiraheli uti: nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzirukane bene igihugu bose bari imbere yanyu. Mutsembe ibibuye byabo byabajweho ibishushanyo, kandi mutsembe ibishushanyo byabo byayagijwe byose. Musenye amasengero yabo yose yo mu mpinga z'imisozi, muhindure icyo gihugu mugituremo, kuko ari mwe ngihayeho gakondo. Muzaheshwe igihugu ho gakondo n'ubufindo nk'uko imiryango yanyu iri, abaruta abandi ubwinshi muzabahe gakondo ngari, abake muzabahe nto. Aho ubufindo buzategekera umuntu aba ariho habahe. Muzahabwe gakondo zanyu nk'uko imiryango y'abasekuruza wanyu iri. Ariko nimutirukana bene igihugu bari imbere yanyu, abo muzasiga muri bo bazabamerera nk'ibihanda amaso, nk'amahwa mu mbavu zanyu, bazababera babisha mu gihugu mutuyemo. Kandi ibyo nibwiraga ko nzagirira abo nzabigiriramwe.
ariko Abisirayeli nibumvira Uwiteka wabajyaga imbere, ntibarimbura bene igihugu nk'uko Uwiteka yabategetse, kandi abo basigaje bababereye umutwaro ubahetamesha mu bihe byose baturanye nabo. Nuko ibyo Uwiteka yagambiriye kugira abanyamahanga abigirira Abisirayeli, kuko batamwumviye nk'uko yari yarabivugiye mu kanwa ka Mose. Abarubeni n'Abagadi bari bafite ubushyo bunini cyane, bitegereje urwuri rwiza ruri mu gihugu cy'i Galeyadi hakuno ya Yorodani, bamwingingira kutabambutsa ngo abatuze hakurya ya Yorodani, ahubwo akabaha gakondo i Galeyadi. Mose abarahiza ko bazafasha bene wabo guhindura Kanani iri hakurya ya Yorodani, bakazabona gusubira i Galeyadi hakuno yayo, ngo basange abo mu miryango yabo n'ubushyo bwabo. Nguko uko Abarubeni, Abagade ndetse n'igice kimwe cy'Abamanase bagabanye igihugu cyose cy'i Galeyadi kiri hakuno ya Yorodani, ubu kikaba kibarizwa mu bwami bwa Jordaniya. Mose amaze gupfa, bambuka Yorodani barangajwe imbere na Yosuwa. Bageze hakurya, haba umuhango wo gukeba bavukiye mu butayu, babamba amahema i Gilugari mu kibaya cy'i Yeriko, bagumayo kugeza aho bakiriye. Ubwo bari bitegeye Yeriko, wa murwa ugoswe n'inkike ndende, nyuma y'ibyo Uwiteka abarangaje imbere, batangira guhindura Kanani. Ahantu hambere bahereye ni Yeriko. Uwiteka bagabiza Yeriko, barayitwika, bica abantu bose bo muri uwo mudugudu uretse Maraya Rahabu n'umuryango we, kubw'ineza yagiriye abatasi b'Abisirayeli. Yosuwa yanga uwo mudugudu cyane, ndetse awuvuma umuvumo mubi uzwi nk'umuvumo wa Yosuwa ati. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka igihe azubaka urufatiro rwawo. Kandi ko kuko niko byagendekeye Hiyeli w'i Beteli ku ngoma ya Ahabu ubwo yubakaga Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro, apfusha umwana we w'imfura witwaga Biramu, ashinze ibikingi by'amarembo, apfusha umuhererezi we witwaga Segubu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Bukeye batera Ayi, banesherezwayo kubw'igicumuro cya Akani wakoze ku byashinganiwe Uwiteka mu rugamba rw'i Yeriko. Ariko bamaze gukura umunyabyaha hagati muri bo, barahanesha rwose. Nubwo Uwiteka yabihanangirije ati, wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu ujyamo, rye kuba nk'umutego hagati muri mwe. Nyamara baguye mu mutego w'Abahivi, abo Uwiteka yababwiye kurimbura, ubwo biyoberanyaga nk'intumwa ziturutse kure, kandi ari abaturanyi babo b'i Gibeyoni. Babasezeranya isezerano ry'amahoro batagishije Uwiteka inama, ribabera umutego ukomeye mu bihe byabo byose. Nuko Yosuwa agwiza amaboko, ahindura igihugu bene Yakobo bagabanye, atsinda abami bose b'ibyo bihugu, gakondo ya Aburahamu na Isaka na Yakobo igabirwa urubyaro rwabo. Yosuwa asaza hakiri ibihugu bitarahindurwa nk'uko tubibona mu gice cya 13 cya Yosuwa. Apfa amaze kugabanya igihugu cyose Abayisiraheli, basigaje kukirukanamo bene cyo ngo bagiture, ndetse amaze guhesha Abarubeni, Abagadi n'igice cy'Abamanase umugisha ngo bisubirire i Galeyadi hakuno ya Yorodani muri gakondo yabo, aho basize imiryango yabo n'amashyo yabo. Yosuwa amaze gupfa, umuryango wa Yuda niwo wabanje gutera Abanyakanani ngo uture muri gakondo yawo. Abisiraheli ntibirukana bene igihugu nk'uko Uwiteka yabategetse, ahubwo baturana nabo. Ibyo bibabaza Uwiteka wagendanaga nabo, nk'uko yongera kuvugana nabo aya magambo. Hanyuma marayika w'Uwiteka ava i Gilugari ajya i Bokimu, arababwira ati, nabavanye muri Egiputa mbazana mu gihugu nasezeranyije ba sogokuruza, nkababwira ni ntabwo nzaca ku isezerano nabasezeranyije. Namwe ntimugasezerane na bene icyo gihugu, ahubwo muzasenye ibicaniro byabo. Ariko ntimwanyumviye. Ni iki gitumye mukora mutyo? Nanjye nicyo gituma mvuga ni sinzabirukana imbere yanyu, ahubwo bazabera nk'amawahanda mu mbavu, kandi imana zabo zizababera umutego. Kuva mu bihe by'abacamanza, ayo mahanga Abisirayeli bisigarije ngo baturane nayo, yababereye ababisha bahoraho, ababera amabahanda, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryabihanuye. Ayo mahanga burabuza Abisirayeli cyane, ntibabasha guturiza muri gakondo yabo kugeza ku ngoma y'umwami Dawidi ubwo yaneshaga, ndetse ingoma ya Salomo ibiy'amahoro.
niyo ngoma itaramenye intambara, kandi abasigaye bo muri ayo mahanga Salomo bakoresha uburetwa. Nyamara imana z'ayo mahanga zibera Salomo n'ingoma ye umutego ukomeye. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima, agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we utagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wa se Dawidi wari umeze, kuko Salomo yakurikiye Ashitoreti, imanakazi y'Abasidoni, na Milikomu ariyo kizira cy'Abamoni. Uko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye Yerusalemu. Kemoshi yari ikizira cy'Abamowabu, kandi yindi ayubakira Moleki, ikizira cy'Abamoni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Nuko Uwiteka arakarira Salomo, kuko umutima we wahindutse ukayoba Uwiteka Imana y'Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikiza izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe, ariko kuko ngiriye so Dawidi sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe, kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanyirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranirije. Ubu nibwo bwami bwose bwa Isiraheli ku ngoma ya Salomo, nyuma y'intambara zose zo guhindura Kanani zarangijwe na Dawidi, buri muryango muri gakondo yawo. Kugeza ubu ibintu bigera muri 5 byiyitirira Isiraheli y'Imana. Ubushize twavuze ku miryango 12 ya Isiraheli ya mbere, iyi ni Isiraheli ya kabiri ariyo Kanani y'isezerano. Mbese iki gihugu cyose cyarengeyeho kugera Isiraheli isigara ari agace gatoya kangana nkaho tubona kuri iyi karita. Abayirazwe bose aribo bana ba Yakobo, amaherezo yabo ni ayahe? Ubundi iyo tuvuga amasezerano y'Imana tuba dukwiye gutekereza cyangwa gutandukanya amasezerano y'ubwoko bubiri. Isezerano ry'ubwoko bwa mbere ni isezerano ryitwa inconditionnel cyangwa unconditional, ritagira ibisabwa, ibintu runaka ugomba kuzuza kugira ngo iryo sezerano risohore. Ari ryo sezerano by'umwihariko twavugaho nk'isezerano ry'urubyaro ryatangiriye muri Edeni, igihe Adamu na Eva bamara kugwa. Imana yasezeranije urubyaro rw'umugore ruzamena agahanga inzoka. Urwo rubyaro ni narwo rwakomeje rusezeranywa Aburahamu, nk'uko Pawulo yandikira itorero ry'Abagalatiya bisobanura mu gice cya 3, agasobanura ko burya rwa rubyaro Aburahamu yasezeranywaga rwari Kristo. Ntago yavugaga imbyaro nyinshi, ahubwo urwo rubyaro rwari Kristo. Iryo sezerano rero ry'urubyaro ryari inconditionnel, nta kintu nta cyasabwaga, nta condition zashyizweho kugira ngo iryo sezerano rizasohore. Ni nayo mpamvu igihe babwirwa ibyo kubyara Sara amaze gukecura yarasetse, ariko kuko iryo sezerano ritari rifite condition, ryari inconditionnel, ntago Imana yabimuhoye ngo ihite irikuraho ivuga iti ambo ubwo utabyizeye byihorere uwo mwana ntawe uzabona. Oya, ahubwo rya sezerano ryarasohoye kuko ryari unconditional, ryari inconditionnel. Hakaza rero isezerano ry'uburyo bwa kabiri, ni isezerano riri conditionnel, ari ryo sezerano aba bana ba Isirayeli bahawe rizabasha kubagumisha kuri buriya butaka bwa Isirayeli bari bagiye kuragwa, kugira ngo binjire kuri ubwo butaka bahawe condition, ariko noneho no kugira ngo bazabashe kubugumaho bahawe condition. Dore rero ikibazo cy'isezerano riri conditionnel. Isezerano iyo riri conditionnel rizana n'ibindi bintu bibiri. Rizana n'ibizakubaho nuramuka wujuje izo condition, iryo sezerano rizasohora nk'uko rihawe, ariko kandi rikazana n'ibizakubaho nuramuka utujuje izo condition, uburyo noneho rya sezerano rizicurika, rikaza mu buryo utari ukwiye kurihabwamo, rikaza mu buryo bubi, mu isura mbi yaryo. Niyo masezerano tubona mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Usomye icyo gice cyose harimo condition y'amasezerano Imana yabahaye n'ibizababaho nibaramuka bujuje izo condition, ariko noneho hakaza n'ibindi bintu byinshi cyane
kuko birakomeza mu gice cya 29 ndumva no mu cya 30 Imana ikibabwira ibintu bizababaho nibaramuka batujuje kondisiyo z'iryo sezerano. Kondisiyo zari uko bubaha Imana bagakora ibyizabategeka byose mu gihe bazaba binjiye mu gihugu. Ariko noneho mu gihe batujuje izo kondisiyo hari ibintu biteye ubwoba byagombaga kubabaho kandi byababayeho, byabasohoyeho kubera yuko batujuje kondisiyo z'isezerano. Kuguma mu gihugu rero k'ubwoko bwa Isirayeli byagendanaga no kuzuza kondisiyo z'isezerano, kumvira Imana, kubaha Imana. Ni abantu batabashije na gato kuguma kububaha Imana. Imana irabihanganira, Imana irabihanganira, Imana irabahendahenda, Imana irabakuyakuya. Nyuma y'urupfu rwa Yosuwa baragiye noneho barashayisha, bivanga na ya moko yose batarimbuye. Imana yari yarabategetse kuyarimbura, banga kuyarimbura, ndetse irababwira iti aya moko muramutse muyasigaje azababera nk'amahahanda mu mbavu, ngo kandi azababera ikigusha, azabayobya, muzayobera ku mana zayo. Ibyo byose kuko batumviye Imana ngo birukane ya moko completely, byabasohoyeho. Bimaze kubasohoraho noneho baragenda baragwa, basohora mu mbese bya bindi byose ya moko yakoraga Imana yari iri gupfa n'ayo moko Abisirayeli babyisangamo. Ariko Imana kuko ari inyambabazi irabanza irabagoragoza, ihagurutsa abacamanza. Buriya abacamanza bose bari igicucu cya Kristo kandi bazaga mu ishusho y'umucunguzi. Abacamanza iteka Imana yabahagurutsaga Abisirayeli bamaze kuyobera mu zindi mana, bamaze kujya mu bintu biteye ubwoba, noneho hahagurutsa abanzi babo bakabanesha, kuko kunesha kwa Abisirayeli kwari ukubaha Uwiteka. Iyo babaga batari kurwanana n'Uwiteka iteka baraneshwaga. Uwiteka rero yabahagurukirizaga abacamanza bakongera bakabagarura ku Uwiteka, bamara kubagarura ku Uwiteka noneho bakarwana intambara zinesheka, bakarwana intambara Uwiteka ari mu ruhande rwabo babasha kunesha. Uwiteka arabagoragoza mu bihe by'abacamanza, ariko umucamanza yapfa bakongera bakayoba bagasubira ku zindi mana kugera igihe Uwiteka azazanira undi mucamanza. Bikomeza gutyo, za kondisiyo z'isezerano barazica. Nicyo cyatumye ibyavuzwe byose kuri bo, by'umwihariko niba wifuza kumenya ibintu biteye ubwoba Imana yari yaravuze ku Bisirayeli nibatubahiriza isezerano na kondisiyo zaryo, ushobora gusoma Gutegeka kwa 2:28. Biriya bintu bibi byose byabasohoyeho kubera yuko batujuje kondisiyo z'isezerano. Kandi rero igitangaje buriya, nubwo twebwe tutizera, Imana yihora ariyo kwizerwa. Nubwo bo batujuje kondisiyo z'isezerano bageze muri icyo gihugu, ariko nyamara Imana yo yari yabahaye ubutaka yasezeranije na basekuruza. Ndetse mu gitabo cyo Kubara usomye mu gice cya 34, Imana ibaha ingabano zose z'icyo gihugu, aho gikatira, aho gitangirira, aho bakebereza, aho badakora ku ngabano za bene wabo. Urugero ni nka Bedomu, kuko Imana yari yarababwiye ko baha agace na gato ko ku butaka bwa bene Sawo. Imana ibaha icyo gihugu cyose. Gusa mu gitabo cya Yosuwa 13 tubona yuko Yosuwa yashaje batarabasha gufata icyo gihugu cyose. Buriya rero intambara za Yosuwa zose zari zigamije kwirukana abami bo muri ibyo bihugu. Ariko nyuma yuko Yosuwa apfuye, iyo winjiye mu gitabo cy'abacamanza hatangira izindi ntambara. Noneho nubwo abo bami b'ibyo bihugu bari baraguye, ariko Abisirayeli iriya miryango 12 yari igifite urundi rugamba noneho rwo kujya gutura aho hantu ubwami bwaguye, kandi bakagenda bagomba kubahiriza icyo Imana yababwiye. Birukana ayo moko aho bayasanze, birukana ayo moko bayigizayo, babica babakuraho, kuko bari baramaze gucirwaho iteka. Bagombaga kwirukana ayo moko bagaturaho ayo moko yabaga, kandi icyo kintu ntago bigeze bagikora. Icyo kintu ntibigeze bagikora mu ntambara zabo zose. Usome mu Bacamanza igice cya 2, ntago bigeze birukana. Bahise batangira gushyira mu mibare, bakabara bakabona abo bantu babakoresha, bakabara bakabona abo bantu babakoresha amahoro, bakabona nyine imibare, bakumva kubagumana nibyo bizabinjiriza kurusha kubirukana. Ariko ibyo bintu bibabaza Imana cyane, nayo noneho itangira kubereka kondisiyo z'isezerano bishe. Irababwira iti nukuri ayo moko sinzayirukana imbere yanyu, azaguma aho ngaho abane namwe, abahande abamerere nabi. Kandi nuko byagenze.
memu no kugera ku ngoma ya Dawidi ayo moko yari akibamereye nabi, abacamanza bose bagiye barwana namwe muri ayo moko. Hanyuma Dawidi amaze kwima, ubwoko bwitwa Abayebusi bwari butuye i Yerusalemu nibwo bwamubujije kwinjira mu murwa pe. Dawidi arinda gufata urugamba simusiga rwo kwirukana Abayebusi muri Yerusalemu, rwo kurwana n'Abayebusi kugera abashije kwinjira muri Yerusalemu. Naho ubundi ibaze nawe kuva kuri Yosuwa ukazageza kuri Dawidi, Abayebusi nibo bari bagikontrole Yerusalemu. Nyamara aho hantu bari babizi neza ko ari Imana yatoranyirije kuhashyira izina ryayo, ariko neza pe banga kwirukana Abayebusi. Abayebusi baragenda barabakomerana, barongera bafata icyo gihugu. Icyo gihe nyine cyari nk'igihugu cya Yerusalemu, barongera bafata uwo murwa wa Yerusalemu ku buryo n'umwami Dawidi atabashaga kuwinjiramo. Dawidi niwe wabashije kugusha Abayebusi burundu. Hanyuma Yerusalemu iba ya buriya bwoko, ibi y'Abayuda. Buriya batangiye kwinjoyinga Yerusalemu mu by'ukuri kuva ku ngoma ya Dawidi, just ingoma ya Dawidi, iya Salomo, hanyuma ku ya Rehobowamu ibintu baravanguye, baratandukanye, ibintu bihinduka ibindi. Ariko ayo moko bagiye bisigariza. Umuryango wa Yuda niwo wateye, wagombaga kwica Abayebusi cyangwa kwirukana Abayebusi burundu, ariko urahabasiga wiyemeza guturana nawo. Ariko ku ngoma ya Dawidi tubona Abayebusi aribo bari bafite Yerusalemu rwose bayikomeyemo. Nyamara nuko batari barujuje kondisiyo z'isezerano kugira ngo birukana ayo moko yose. Hanyuma Imana ngo ibahindura nk'amahwa, ayo moko iyahindura nk'amahwa abahanda mu mbavu. Kandi amwe mu masezerano yagombaga gusohora mu gihe batari bujuje kondisiyo z'isezerano nuko nabo ubwabo bazirukanwa muri icyo gihugu. Kandi iby'Imana yagombaga kugirira ya moko bari barisanse kwirukana, yari yarababwiye ko aribo izabigirira kuko batayumviye. Nuko dore muri iyo minsi no muri icyo gihe ubwo nzagarura abajyanywe ari imbohe b'Ubuyuda n'ab'i Yerusalemu, nzateranya amahanga yose nyamanurire mu gikombe cya Yehoshafati. Niho nzabaciraho urubanza rw'ubwoko bwanjye ari bwo mwandu wanjye Isirayeli, abo batatanyije mu mahanga bakigarurira igihugu cyanjye. Uyu munsi igihugu cyose cyari gituwe na bene Yakobo cyagabanijwemo ibice, ndetse ubwo butaka amahanga arabwigabanya. Igice kinini cy'igihugu cyose cy'Galeyadi hakuno ya Yorodani cyari gituwe na Rubeni, Gadi n'igice cy'umuryango w'Abamanasi kibarizwa mu bwami bwa Jordania, naho ibindi bice by'amajyaruguru bikaba mu gihugu cya Lebanoni ariyo Libani ya none ndetse na Siriya. Ibice bimwe byo mu majyepfo biri muri Egiputa, naho agace kasagutse ku butaka ayo mahanga yagabanye niko kazwi nka Palestina uyu munsi. Hagati muri ubwo butaka bwitwa Palestina niho habarizwa igihugu cyitwa Isirayeli uyu munsi, ndetse n'igihugu cya Palestina. Mu by'ukuri ni ibihugu bibiri biri ku butaka bumwe, buri cyose kikemeza ko ubwo butaka ari ubwacyo, ndetse byombi bigapfa umurwa wa Yerusalemu mu buryo bw'umwihariko ngo uhinduke umurwa mukuru wabo. Nyamara umwami Yesu yavuze ahanura ati, I Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ariko se bene Yakobo muri ayo mahanga yombi ni abahe? Mbese ni abakurikiza idini ya Kiyahudi bose baturutse ku mugabane w'i Burayi? Niba ari ibyo se, ubasha ute kubatandukanya n'Abanyaburayi ba kavukire bakomoka mu bwami bw'Abakazari bwakurikizaga idini ya Kiyahudi mbere yo gutatanira mu bindi bihugu bahunga abami b'Abarusiya? Mbese noneho Abanyapalestini batigeze bava kuri buriya butaka baba ari bo bene Yakobo? Niba ari bo se, wabatandukanya ute n'andi mahanga yasimburanye kuri buriya butaka, ari n'akagenda azana imyizerere yayo akayitsindagira Abayuda bene igihugu ku buryo abaturage bose bizera bimwe? Mbese idini niyihamye inkomoko y'umuntu? Kuba mu idini ya Kiyahudi nibyo byemeza ko umuntu ari Umuyuda? Mbese kuba Umwarabu cyangwa Umwisilamu ni kimwe mu byemeza ko umuntu nta sano afitanye na Yakobo? Mu bihe byabanjirije kunyagwa kw'Abayisiraheli, umuhanuzi Mika yahanuriye Abayisiraheli n'Abayuda bikomeye. Nyamara igihe cye nticyari kikiri cyo kwihanisha Abayisiraheli, ahubwo yahanuye iteka baciriwe kubw'igicumuro ati, Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, dore ngambiriye guteza uyu muryango icyago, ntabwo muzagikira cyangwa ngo mwongere kugendana umujindiro, kuko icyo gihe kizaba ari igihe kibi. Uwo munsi muzaba iciro ry'umugani, bazacura umuborogo bababaye, bazavuga bati, turapfuye, umwandu w'ubwoko bwanjye yawuhaye abandi. Yemwe ko yawunyatse, imirima yacu yayigabanyije abagome. Nicyo gituma mu iteraniro ry'Uwiteka utazabona uwo kugeresha isambu umugozi. Babwira abahanura bati, ntimugahanure. Ntibazabahanurira koko, kandi biteye isoni ntibizashira.
uko niko Abisirayeli baciwe muri gakondo ya ba sekuruza kubw'igicumuro nk'uko byagendekeye Abanyakanani bahoze bagituye ubwo Uwiteka yagabanyaga urubyaro rwa Yakobo imisozi y'Abanyakanani, kandi Uwiteka yari yarabihanangirije mu kanwa ka Mose umuntu w'Imana mbere y'uko bambuka Yorodani ati, niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiririza yuko utazabura kurimbuka. Nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Abisirayeli bari bazi neza ko ikibatandukanya n'andi moko ari Uwiteka ugendera hagati muri bo, ntago ari ubwoko cyangwa inkomoko, kuko ndetse n'abanyamahanga bahindukiraga Imana ya Yakobo bakubaha amategeko yayo bakanasoza imigenzo yose yahawe iryo shyanga. Uwiteka yabaranaga n'Abisirayeli atitaye ku nkomoko yabo. Urugero ni Kalebu mwene Yefune wo mu bwoko bw'Abakenazi. Abo bakaba ari urundi rubyaro rukomoka kuri Kenazi, umutware wo mu rubyaro rwa Esawu, nk'uko tubibona mu Itangiriro 36 umurongo wa 10 n'uwa 11. Nyamara Kalebu yabaranwaga n'umuryango wa Yuda, ndetse Yosuwa amaze gupfa, Otiniyeli murumuna wa Kalebu umukenazi ubaranwa na bene Yuda niwe wabaye umucamanza wa mbere w'ishyanga ryose rya Isirayeli. Kandi ubwo bahagurukaga muri Egiputa bajyanye n'abanyamahanga benshi, nk'uko byanditswe ngo, Abisirayeli barahaguruka bava i Ramasesi bataha i Sukoti. Abigenzaga bari abagabo 6,000, abana batari mu mubare, kandi n'ikivange cy'amahanga menshi kijyana nabo, n'imikumbi n'amashyo by'amatungo menshi cyane. Abo banyamahanga bose bakabaranwa n'imiryango 12 y'Abisirayeli, ndetse urubyaro rwabo rugabana gakondo Kanani mu miryango rwabarirwagamo. Iri shyanga kuva mu ivuka ryaryo ryari uruvangitirane rw'amoko ataramwe y'Abisirayeli n'abanyamahanga bahisemo kumvira Uwiteka Imana ya Isirayeli. Uwiteka yari yararahiye iryo shyanga ko niritamwubaha azarigenza uko yagenje amoko yose yirukanisha amaboko akomeye imbere yabo. Nyamara ntibakwitondera ibyo yabategetse, baramugomera rwose, nuko Uwiteka abagenza uko yabivuze. Cyakora uretse iteka rikomeye baciriweho, Mika yabahanuriye n'ibyiringiro byo kuzongera guteranwa kwabo, ari byo mwami uzaturuka ku Uwiteka akabahindukira amahoro iteka ryose. Kandi nk'uko binjijwe muri Kanani n'isezerano bishe bakayikurwamo, niko bazayigarurwamo n'isezerano rishya iry'Uwiteka azongera kugirana n'ab'inzu ya Yakobo igihe gikwiriye gisohoye, nk'uko yabivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya ati, dore mu minsi izaza nzabiba mu nzu ya Isirayeli no mu nzu ya Yuda imbuto z'abantu n'imbuto z'amatungo. Nuko uko nabahanzeho amaso kugira ngo ndandure, nsenye, nubike, ndimbure, mbabaze, niko nzabahangaho amaso kugira ngo nubake kandi ntere, niko Uwiteka avuga. Iyo minsi ntibazongera kuvuga bati, ba data bariye imizabibu ikarishye kandi amenyo y'abana niyo arurirwa. Ahubwo umuntu wese azapfa azize igicumuro cye, umuntu wese uriye imizabibu ikarishye niwe amenyo yazarurirwa. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Mbese ababiri babasha bate kugendana batasezeranye? Niba isezerano rya mbere bararyishe, babasha bate kugendana n'Uwiteka basubira muri gakondo kandi batarinjira mu gihango cy'isezerano rishya? Mbese abazamuka bajya i Siyoni bajyanwayo n'irihe sezerano? Iryo bahawe na Mose, iryo bararyishe, niko Uwiteka avuga. Mbese bajyanwayo bate n'isezerano rishya bagihakana Kristo umuhuza w'isezerano rishya? Nicyo gituma ku bwa sekuruza Imana yababikiye umunsi w'imbabazi, ubwo izabasukaho umutima wo kwihana nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yoweri. Nibwo bazitegereza Kristo bacumise umuhuza w'isezerano rishya, bakamuborogera kuko batamwizeye, akabinjiza mu gihango cy'iryo sezerano kubw'amaraso ye. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa nk'uko Pawulo umuntu w'Imana bivuga mu Baroma igice cya 11, maze bakongera guhuzwa n'amasezerano ya sogokuruza Aburahamu.
ndetse abayahudi b'abaorthodox, ibyo ni ukuvuga abemera isezerano rya kera gusa, batemera ibindi bitabo nka Talimudu bikoreshwa n'abandi banyedini b'abayahudi, bizera ko Isirayeli izongera guteranwa ari uko Mesiya mwene Dawidi aje kwima ingoma, nk'uko tuzabibona muri Isirayeli ya 5, Isirayeli nk'idini ya Kiyahudi. Nubwo Abisirayeli birukanwe n'Uwiteka muri gakondo yabahaye ubwe, Abayuda bakanyagwa imyaka 70 yose, nyamara igihugu cyabo nticyarekeye aho guturwa, ndetse amoko menshi yagisimburanywemo munsi y'ubutware bw'abami b'abanyamahanga. Iyo Uwiteka avuga ko azagarura abatatanijwe bose muri gakondo yabo, ntaba avuga kuzabarundaniriza mu bisigarizwa by'ubutaka amahanga yigabanije, ahubwo ni ku butaka yasezeranije sogokuruza Aburahamu ati, nzabuha urubyaro rwawe, kandi ati, ingabano z'icyo gihugu zihera ku ruzi rwa Egiputa zikagera ku ruzi runini ari rwo Furate. Igihe Mose umuntu w'Imana yari akiriho, yabahanuriye iby'umuhanuzi umeze nka we uzahagurutswa mu Bisirayeli, kandi ababwira yuko utazumvira umuhanuzi Uwiteka azabimuhora. Igihe gikwiriye gisohoye, Kristo Yesu wahanuwe araboneka, nyamara ageze mube abe ntibamwemera, kandi ubwabo bishyiraho amaraso y'uwo mukiranutsi, babwira Pilato ubwo yabakarabiraga imbere kuko yari abonye rwose ko Yesu nta rubanza rw'icyaha rumutsinda. Abayuda batera hejuru bati, amaraso yatubeho twebwe n'abazadukomokaho. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mwubaka ibituro by'abahanuzi, mukarimbisha inzibutso z'abakiranutsi, mukavuga muti, yaba twariho mu gihe cy'abasogokuruza, ntituba twarafatanije nabo kuvusha amaraso y'abahanuzi. Uko niko mwihamya yuko muri abana babisha abahanuzi. Ngaho nimwuzuze urugero rwa basekuruza wanyu, mwanzoka mwe, mwabana b'inshira mwe, muzahunga mute iteka ry'igehinomu. Nuko rero kubw'ibyo ngiye kubatumaho abahanuzi n'abanyabwenge n'abanditsi, bamwe muri bo muzabica, muzababamba, abandi muzabakubitira mu masinagogi yanyu, muzabirukana mu midugudu yose bajyamo, muhere ko mugibweho n'amaraso yose y'abakiranutsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso ya Beri umukiranutsi ukageza ku maraso ya Zakariya mwene Berekiya, mwiciye hagati yaheraho urusengero n'igicaniro. Ndababwira ukuri yuko ibyo byose bizasohora ku b'iki gihe. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire? Dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Nguko uko bagiweho n'urubanza rw'amaraso y'abahanuzi bose, ubwo bicaga uwo mukiranutsi ndetse n'abo yabatumyeho bakabagirira inabi nyinshi. Nibwo ubuhanuzi bwo gusigarana inzu yabo ari umusaka bwabasohoragaho, ndetse banyaga ubwami bw'Imana kugeza igihe cyashyizweho, nk'uko umwami bibabwiye ati, nicyo gitumye mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa, bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo. Iryo shyanga ryera imbuto z'ubwami nibo bantu Imana yironyeye mu mahanga yose bari muri Kristo Yesu ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Abo ntitubatekereza mu bisekuruza cyangwa gukebwa kw'imibiri, kuko bakebwe gukeba kwiza kutari ukw'imibiri, ahubwo ko mu mitima n'umwuka. Ariko se iryo shyanga ryera rya none ryasimbuye Isirayeli? Oya, habe na gato. Abisirayeli bafitanye isezerano n'Imana ku bwa sekuruza Aburahamu, kandi igice cya 11 cy'Abaroma kitubwira yuko mu gihe cyashyizweho umubare ushyitsi w'abanyamahanga umaze kwinjira mu itorero, Abisirayeli bose bazakizwa, kuko Uwiteka azaba basutseho umutima w'imbabazi no kwihana, kandi azabagarura muri gakondo yabo izaba yarigabanijwe n'amahanga. Yesu amaze gusubira mu ijuru, intumwa yasize zagiriwe inabi nyinshi n'Abayuda, nk'uko umwami wacu yari yarabihanuye, ndetse nk'uko bamubambye bibwira ko bakoreye Imana umurimo, ni nako bicaga abigishwa be bibwira rwose ko bari gukura icyago muri Isirayeli, nyamara ntibamenye ko bayobye cyane, ndetse ko ibikorwa byabo bitagakozwe n'urubyaro rwa Aburahamu.
Baramusubiza bati Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga, ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu babwiye iby'ukuri ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyaso. Baramusubiza bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo sararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga iby'ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Igihe kimwe yegerewe n'abigishwa be batangira kumwereka imyubakire y'agahebuzo y'urusengero rw'i Yerusalemu. Naho we aho gutangarana nabo arabasubiza ati mbese ntimurebe ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Ndetse yungamo ati ibyo bizaba ku bantu bariho muri iki gihe. Ntibyatinze Abayuda barambirwa rwose igitugu cy'Abaroma, ibyari imyigaragambyo yo kurwanya imisoro y'ikirenga n'imyizerere ya gipagani bibyara intambara ikomeye hagati y'Abaroma n'Abayuda, ari izwi nk'intambara ya mbere Abayuda barwaniyemo n'Abaroma bakaneshwa. Ndetse mu ntambara zigera muri 3 zose barwanya Abayuda baraneshwaga. Mu mwaka wa 66 ubwo Herode Agiripa wa kabiri yari i Yerusalemu, nibwo General Vespasian w'Umuroma yateye ibihome by'i Galilaya arwanya Abazerote bari bayoboye uko kwigomeka kw'Abayuda ku Baroma, barabanesha. Abazerote ndetse n'impunzi nyinshi z'Abayuda zihungira i Yerusalemu. Mu mwaka wa 69 nibwo umwami Nero yohereje umujenerali mushya kurangiza ikibazo cy'Abazerote. Ahageze General Titus n'ingabo ze bagota Yerusalemu amezi agera muri 7 nta winjira cyangwa ngo asohoke. Mu mwaka wa 70 nibwo Yerusalemu yafashwe. Abayuda batagira ingano baricwa, abandi bagurishwa mu banyamahanga nk'abacakara. Ndetse umujyi wa Yerusalemu uratwikwa, urusengero rurasenywa, ntihagira ibuye risigara rigeretse ku rindi nk'uko umwami Yesu yabihanuye. Abarokotse bo mu ngabo z'Abayuda bahungira mu gihome cy'Imasada, ariko nacyo muri 72 General Titus arakigota ngo hatagira ugisohokamo. Benshi mu Bazerote bapfira muri icyo gihome. Mu mwaka wa 74 kirafatwa, intambara irarangira Abaroma bayitsinze. Inzu y'Abayuda ni ukuvuga umuryango wa Yuda, Benyamini n'Abarewi babo ibitangiye kuba umusakisyo. Ndetse n'abarokotse bo muri yo batatanya no guhunga, kujyanwa bunyago cyangwa kugurishwa nk'imbata. Bake barokotse ibyo basigarana Yerusalemu ari amatongo ndetse itagira urusengero. Intambara ya kabiri y'Abayuda n'Abaroma yiswe intambara ya Kitosi, yo ntituyitindaho cyane kuko yabereye cyane cyane hanze y'Ubuyuda mu bihugu byari munsi y'ubutware bwa Roma nka Egiputa, aho Abayuda batataniye bakashinga idini yabo. Yamara gukomera hagatangira umwiryane utewe n'imico n'imyizerere itandukanye, Abayuda bakigomeka muri ibyo bihugu, nuko barwanirayo n'ingabo z'Abaroma kuva mu mwaka wa 115 kugeza mu mwaka wa 117. Naho intambara ya gatatu yasize Umuyuda aciwe burundu Yerusalemu ni intambara ya Barikoba, Umuyuda wafatwaga nka Mesiya mu gihe cye, ndetse akemeza Abayuda ko aje kubakiza amaboko y'Abaroma. Abinjiza mu ntambara yabasize iheru ubwo hari mu mwaka wa 132 kugeza mu mwaka wa 136. Intandaro y'iyo ntambara ni umushinga w'umwami w'Abahadriya wo kwiyubakira umurwa ya Capitolina weguriwe Imana nkuru z'Abaroma mu matongo y'ahahoze Yerusalemu. Iyi ngabo z'Abaroma zasenye mu mwaka wa 70, ndetse akubakira Jupiter Imana y'Abaroma ingoro ku musozi w'urusengero ahahoze urusengero rw'i Yerusalemu.
abayuda barangajwe imbere na Simoni Barikoba biyemeje kurwanya bivuye inyuma uwo mushinga mu ntambara yamaze imyaka 3 yose, ariko baraneshwa. Simoni Barikoba aricwa, abayuda benshi bahasiga ubuzima, ndetse Elia Capitolina umurwa wa Jupiter Imana y'Abaroma urubakwa, n'ingoro ya Jupiter yubakwa hahoze urusengero rw'i Yerusalemu. Uwo mujyi wuzuzwa ibishushanyo bibajwe n'ibibumbano by'Imana z'Abaroma. Umwami Hadrian awutuzamo abasirikare b'Abaroma bavuye ku rugerero, abasezerewe mu kazi n'abasoje imirimo yabo ya gisirikare, ndetse n'abimukira bo mu burengerazuba bw'ubwami bwe, ni ukuvuga abo ku mugabane w'Uburayi. Uwo mwami w'abami yiyemeza guca burundu idini ya Kiyahudi mu bwami bwe. Abarokotse bo mu Bayuda abacira iteka ryo kutazongera gukandagiza ikirenge cyabo ahahoze Yerusalemu, ndetse kurenga kuri iryo tegeko bigahanishwa igihano cy'urupfu. Yerusalemu kuva ubwo yabaye umujyi w'abanyamahanga. Nta muyuda cyangwa mu idini ya Kiyahudi wari ukiwutuyemo cyangwa ngo yemererwe kuwugendamo, keretse gusa umunsi umwe mu mwaka witwa uw'amaganya, aho abayuda bemererwaga gusengera muri amwe mu matongo yabo biyirije ubusa, ariko nabwo babaga bahagarikiwe n'ingabo z'Abaroma, bwakwira zikabashorera ngo basohoke muri uwo murwa. Hadrian umwami w'Abaroma abonye ko bidahagije, intara ya Yudaya ayihindurira izina yita Palestina, bisobanurwa ngo igihugu cy'Abafilisitiya. Ibyo yabikoreye urwango rw'amateka rwari hagati y'Abayuda n'Abafilisitiya, ngo azinure Abayuda icyo gihugu kandi abakene ku mubyimba nyuma y'inabi yose yari amaze kubagirira. Uwo murwa wakomeje kwitwa Elia Capitolina kugeza mu kinyejana cya 4, ubwo ubwami bw'Abaroma bwahindukiraga idini ya Gikristo. Nyamara nubwo wongeye kwitwa Yerusalemu, Abayuda ntibari bemerewe kuwinjiramo cyangwa kuwuturamo kugeza mu kinyejana cya 7. Igihe ubwami bw'Abaroma bwacikagamo kabiri, umurwa mukuru w'iburengerazuba ukaba Roma, naho uw'iburasirazuba ukaba Byzance, yahindura izina na Constante akayita Constantinople, umurwa we bwite ari w'Istanbul ya none ho muri Turikiya. Palestine yisanze munsi y'ubutware bwa Byzantines, ibyo ni ukuvuga abami b'ubwami bw'Abaroma bw'iburasirazuba. Nubwo ubwami bw'Abaroma mu burengerazuba bwaguye, ariko iburasirazuba aba Byzantines babashije kuguma ku ngoma imyaka isaga 1,100. Cyakora ya ntara ya Palestine baza kuyitakaza mu ntambara z'Abisilamu mu kinyejana cya 7. Bashakaga kwigarura agace kose n'ubutaka bavuga ko bufitanye isano n'idini yabo. Mu ntambara z'Abarabu zo kwigarurira Siriya na Palestina, bafashijwe n'Abayuda, bizeraga ko Abarabu nibatsinda bazabasha gusubirana Yerusalemu. Abarabu bamaze gufata iyo ntara, borohereza Abayuda, bakuraho itegeko ryababuzaga kwinjira cyangwa gutura muri Yerusalemu, ndetse ntibabategeka guhindura idini nk'uko babigenzaga mu tundi duce twose bafataga, kuko Abayuda babafashije mu ntambara. Icyakora uburyo bwinshi bw'imibereho nk'akazi cyangwa imyanya y'ubuyobozi byasabaga kuba uri mu idini ya Kisilamu, ndetse abo mu idini ya Isilamu nta misoro idasanzwe bacibwaga, mu gihe ku bandi baturage imisoro yari umurengera. Ibyo bitera Abayuda benshi guhindukira idini ya Isilamu ngo babashe kubona uburyo bw'imibereho. Abandi barasuhuka, naho abandi bake bakomeza idini ya Kiyahudi mu buzima bukakaye. Ku ngoma z'Abarabu niho hatangiye intambara za Croisade, kuko ingendo ntagatifu z'Abakristo muri icyo gihe zitari zikemewe, ndetse kuri wa musozi w'urusengero harubatswe umusigiti uzwi nka Dome of the Rock. Izo ntambara zari zigamije gufasha aba Byzantines kongera kwigarura Yerusalemu na Palestine yose, ariko Abisilamu banesha izo ngabo z'abarwanashyaka ba Gikristo. Ahubwo abasultani b'ubwami bwa Ottoman bwari buri kwagura imbago nibo babashije kugusha ubwami bw'Abarabu. Palestina yisanga munsi y'ubutware bw'abasultani. Ibyo ni ukuvuga abami b'ubwami bw'Abattoman bafite inkomoko muri Turikiya none, ari nabo batwaye ako karere kose kuva mu kinyejana cya 14 kugeza ku mpera y'intambara ya mbere y'isi yose mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Igihe ubwami bw'Abattoman bwagwaga, ibice byabwo byo mu burasirazuba bwo hagati bikigabanywa n'Abafaransa n'Abongereza, Palestine yisanga munsi y'ubutware bw'Abongereza.
Aha rero niho hari ipfundo ry'ikizwi nk'ikibazo cya Palestina. Iyi niyo ntandaro y'ibibazo byose tubona muri Palestina uyu munsi, nk'uko tuzabibona ubutaha. Imibereho y'abayoboke b'idini ya Kiyahudi kuri iyo ngoma ndetse n'impinduka Abatoma bazanye mu mategeko yari yarashyizweho n'ingoma z'Abarabu. Mu bigaragara, Isirayeli niyongeye ukundi kuba igihugu kuva Abisirayeli bajyanwa bunyago, ndetse n'Ubuyuda uretse agahenge bwagize nk'intara yigenga ku ngoma y'Abasimoni nabwo ntibwongeye kuba igihugu kundi kuva Abaroma bafatiye iyo ngoma. Ahubwo ubutaka bw'isezerano bwabaye isibaniro ry'ingoma z'abanyamahanga, ndetse ubwami bwose bwakomeye ku rwego rw'isi bwafatagamira ubwo butaka bukigarura abaturage babwo. Ariko se ni iki kidasanzwe kuri buriya butaka ku buryo igihugu cyose gikomeye cyifuza kubwigarurira? hari impamvu zitandukanye buriya butaka bukomeza kuba isibaniro ry'amahanga, ariko yenda reka tubishyire nko mu byiciro bitatu. Impamvu ya mbere yaba ari impamvu spirituelle, impamvu z'umwuka. Impamvu ya kabiri ni impamvu strategique ku bukungu n'igisirikare. Impamvu ya gatatu ni impamvu y'ubuhanuzi bugomba gusohorera hariya hantu. Impamvu ya mbere ijyanye na spiritual reasons zituma hariya hantu hakomeza kuba isibaniro ry'amahanga, nuko kuva mbere na mbere Imana itoranya buriya butaka niho yashimye gushyira izina ryayo, kandi ubuhanuzi bwose bwahanuye kuri Isirayeli nk'ahantu Kristo azaza kwima ingoma. Rero aho hantu Kristo azaza kwima ingoma, niba Satani yaratinyutse guhagurukira Imana mu ijuru agashaka kuyirwanyiriza ku cyicaro gikuru cyayo kuri siege yayo mu ijuru kugira ngo yimure Imana yiyimike ahinduke igisengwa hejuru y'ibisengwa byose, ni gute ahantu Imana yatoranyirije mu isi gushyira izina ryayo yahorohera? Naratangaye ejo bundi narimo numva ibiganiro byagiye bikorwa n'umugabo witwa Jacques Attali. Jacques Attali ni umwe mu ba globaliste, mu ba mondialiste bakomeye cyane. Mu Bufaransa bamwita le faiseur de président, cyangwa se umuntu ukora aba perezida. Donc umuntu yashatse ko aba perezida tu, mbese ni umwe mu bantu b'ibikomerezwa bakomeye cyane muri iyi si, abo wakwita bavuga rikijyana cyane cyane muri iyi gahunda ya mondialisme. Ariko numvise Jacques Attali arimo avuga ati turimagina rwose, ati turatekereza gushyira nka Yerusalemu haba rwose ahantu heza ho gushyira umurwa mukuru wa guverinoma mondiale. Twebwe abizera tuzuzima muri iyo guverinoma mondiale, tuzuzayobora iyo guverinoma mondiale n'ikigiye gutuma ishyirwaho. Umuntu w'Imana Dawidi yahanuye iby'iyo guverinoma mondiale muri Zaburi igice cya 2, avuga uburyo ari amahanga ahagurukiye Uwiteka n'uwo yasize. Ariko ibyo byose avuga n'iherezo ryabyo, kuko Kristo azaza gushyira iherezo kuri iyo izaba yitwa guverinoma mondiale. Rero impamvu iri spiritual y'umwihariko nuko iteka umugambi w'Imana Satani arawuhagurukira. Ahantu Imana yashimye gushyira izina ryayo, byanze bikunze Satani nawe arashaka kuhashyira irye. Ahantu Imana yatoranyirije kugira ngo habe ize kuhimira ubwami bwayo, byanze bikunze ni naho Satani ashaka kwimira ubwami bwe. Ahantu Imana yatoranyirije gushyira izina ryayo niho Satani ashaka kuzamurira izina rye nk'uko yabitangiriye mu ijuru. Rero tuzi yuko Kristo azaza kwimira ingoma ye y'imyaka 1000 hariya hantu, azaza kwimira ingoma ye muri Yerusalemu ku musozi wa Siyoni, niho yashimye kuzashyira iyo ngoma rwose. Kandi mu minsi ishize abo tubana twahoze turi kuganira ku minsi mikuru 7 y'Uwiteka, twavuze ku munsi mukuru witwa umunsi mukuru w'ingando. Muri iyo ngoma y'imyaka 1000 ya Yesu Kristo, ngo amahanga yose azaba azamuka agiye Yerusalemu mu minsi mikuru y'ingando. Hariya hantu amahanga azahakoranira kubw'izina ry'Uwiteka kuri iyo ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo. Ni nayo mpamvu muri iki gihe iyo ngoma itaraza, Satani ashaka kuzana ibijya gusa nayo. Satani ashaka kuzana ibintu bijya gusa n'iyo ngoma, ariko nabyo bikimiraho Kristo agomba kuyimira. Ndetse yewe hakaza ibintu mujya mwumva isibaniro ryo gushaka kubaka urusengero, abakristo babiri inyuma cyane. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko Kristo Yesu ari uzubakira Imana urusengero rwayo, urwo ngurwo rukaba rwubatswe n'amabuye mazima. Yewe yaranavuze, yagiye abwira abitorero, usomye mu gitabo cy'ibyahishuwe muri ziriya
ziriya nzandiko zandikiwe amatorero 7, akababwira ngo unesha nzamugira inkingi mu rusengero rw'Imana yanjye. Urwo rusengero Kristo ari kubaka si urw'amatafari, ntago ari urw'ibyondo, rwubatswe n'amabuye mazima, kandi urwo ngurwo ni rwo rusengero dukwiriye gushimikira kugira ngo buri wese wo muri twarubonemo umwanya we. Yewe bamwe yabagize urufatiro muri urwo rusengero, aravuga ngo kuri mwe nzubakaho itorero ryanjye, abandi muri urwo rusengero arimo arabagira inkingi. Buri wese akwiye kubona umwanya we muri urwo rusengero, urwo Kristo azubaka arwubakishije amabuye mazima, nk'uko umuntu w'Imana Petero yatubwiye ngo nuko namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Haleluya. Bene data, iyi mpamvu y'umwuka irakomeye cyane, ni nayo mpamvu kiriya kintu cyihungabana muri kariya gace kidashobora gushiraho, kuko Satani arashaka kuhubaka izina rye mu buryo bukomeye, kubera yuko Imana yahatoranyirije kuhashyira izina ryayo. Hanyuma impamvu ya kabiri, tugiye ku kijyanye no kuba ari ahantu strategique mu buryo bwa ekonomi no mu buryo bw'intambara, Bibiliya hariya ahantu hita mu mukondo w'isi. Usomye muri Ezekiel igice cya 38 umurongo wa 12 batubwira uburyo ari ahantu rwagati mu isi, kandi koko nicyo gihugu gihurirwaho n'imigabane igera muri 3, ari Afurika ihana imipaka n'ubwo butaka, ari Aziya niho ubwo butaka bubarirwa uyu munsi, niho bubarurirwa, ari Europe ihana umupaka n'ubwo butaka. Birumvikana ko abantu baba bafite ubwo butaka mu by'ukuri baba bafite icyambu gifatika cy'ubucuruzi hagati y'imigabane 3 itandukanye. Rero nahana abantu bose bashobora kurwanira bitewe n'iyo strategie économique kugira ngo babashe gutambutsa ibintu by'ubucuruzi ku migabane 3 itandukanye. No mu buryo bw'intambara rero cyangwa bwa gisirikare nuko bimeze. Umuntu wahagira ibirindiro mu by'ukuri yaba afite uburyo bwo kwinjira byoroshye ku migabane itandukanye, atarinze kujya kuzenguruka cyangwa kujya gusaba izindi mpushya cyangwa kwanduranya n'ibindi bihugu. Ufite buriya butaka aba afite emplacement stratégique ya gisirikare ifatika. Iyo nayo yaba impamvu ifatika ituma amahanga arwanira buriya butaka, haba mu buryo bwa ekonomi cyangwa bwa gisirikare. Hanyuma impamvu ya gatatu ijyanye noneho n'impamvu ya gihanuzi. Ubuhanuzi bugomba kuzasohorera hari ahantu ku mperuka y'ibihe cyangwa se ku iherezo ry'ibihe by'abanyamahanga, ubwo Kristo azaba aje kuzana ingoma ye, kuko ibihe by'abanyamahanga bizarangirana n'ingoma z'abanyamahanga, ubwo Kristo azaba aje kwima ingoma noneho y'ubwami bwe, ingoma y'amahoro nk'umwami w'amahoro. Ariko hari ubuhanuzi butandukanye bugomba gusohorera hariya hantu, nk'ubuhanuzi bw'umwami Yesu buvuga yuko i Yerusalemu hazaribatwa n'ibirenge by'abanyamahanga kugeza igihe ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Niyo mpamvu ni ikintu kiri very important gusobanukirwa ibihe by'abanyamahanga Bibiliya ivuga, kubera ko kugira ngo tubashe kwemera cyangwa se abakristo babashe gushyigikira ibintu byose bikorwa na Isirayeli batavanguye, abapasiteri b'abasioniste cyangwa hari muvoma yitwa Zionism niyo tuzavugaho ubutaha, ariko abapasiteri bayobotse iyo muvoma ya Zionism bazanye imyumvire cyangwa inyigisho zivuga yuko ibihe by'abanyamahanga byarangiranye n'intambara y'iminsi 6, ariko mu by'ukuri Bibiliya itubwira uko ibyo bihe by'abanyamahanga bizarangira. Nusoma kiriya gishushanyo cyose cya Daniel, cya gishushanyo umwami Nebukadinezari yarose, ingoma z'abanyamahanga zirangirira ku birenge, ngo byari uruvange rw'ibyuma, amano yari uruvange rw'ibyuma n'ibumba. Ariko none kugira ngo izo ngoma zijyeho iherezo, ibihe by'abanyamahanga birangire, ngo yabonye ibuye rije ridashinguwe n'intoki z'umuntu, ngo riraza ryikubita kuri bya birenge, cya gishushanyo cyose kirameneka. Icyo gishushanyo kitaramenagurika, turacyari mu bihe by'abanyamahanga, kuko abanyamahanga nibo batwaye isi. Ibihe by'abanyamahanga bizashyirwaho iherezo n'ibuye rizaza ridashinguwe n'ibirenge n'intoki z'umuntu, hanyuma rikureho ubutware bwose. Daniel yaramubwiye ngo iryo buye wakomeje kwitegereza, ngo ubona rihindutse umusozi munini, ngo uwo musozi ukwira isi. Bivuga ubwami bwa Kristo buzatwara ku mahanga yose, ariko
kugira ngo ubwo bwami buze twinjire mu gihe cy'ubwo bwami, nuko buzabanza gushyira iherezo ku bwami buzaba buriho, ubwami bw'amahanga, amahanga atwaye isi ya none. Abapasiteri b'abazayoniste rero muzababona muri iyi minsi nk'iyo habaye ikibazo muri Isirayeli, baba babwira abakristo gusengera abisirayeli, musengera ingabo za Isirayeli. Ntabwo bavuga Isirayeli nk'imiryango 12 ko ariyo mugiye gusengera, mugiye gusengera izi ngabo ziri ku rugamba Uwiteka nabahe kunesha. Ariko se wabaza uti aba bapalestiniye bari gupfa bo tubigenze gute? Tubihorere pe, izi mpinja zirimo zirira amarira yazishizemo, abana b'impinja babona ba nyina bapfa, ibisasu birabikubita, ubu bo tubihorere, ntacyo bavuze mu maso y'Uwiteka. Hanyuma rero bazana iyo teori yuko mu gihe cy'intambara y'iminsi 6, la guerre de 6 jours, ushobora kuyireba kuri Google, ahantu hose bayivugaho ko ari cyo gihe ingoma y'abanyamahanga yagiriye yiherezo. Ariko se mwebwe iyo mureba mubona amahanga atagitwaye isi? Ubu se koko Kristo Yesu akeneye ko bamurwanira intambara z'amasaso kugira ngo abone kuza kwima ingoma? Mbese nuko ubuhanuzi bwamuvuze? Dukwiye kujya dusubira mu byanditswe mbere yo kwizera ibyo tubona byose. Rero iyi mpamvu ya gihanuzi nayo ni impamvu ikomeye kubw'ubuhanuzi bugomba gusohorera hariya hantu. Ubwa mbere nari mvuzeho ni ibyo birenge by'abanyamahanga Jistoma. Iriya Yerusalemu izaba isibaniro ry'amahanga kugera igihe ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Ubundi buhanuzi ni ubuhanuzi buzasohorera ku musozi wa Elayono, aho Kristo Yesu azashinga ibirenge bye. Niyo mpamvu hari buriya butaka buzakomeza kuba isibaniro, kuko hari Satani yibwira yuko nafatisha icyo gihugu agifite neza, nuko guhagarara ku musozi wa Elayono yabihagarika Yesu ntagaruka. Ariko ntibishoboka. Nkuko atamubujije kuvuka niko atazamubuza kugaruka. Haleluya. Muri buki igihe Kristo Yesu avuka, abana b'impinja ngo batarengeje imyaka 3 barishwe bamarwaho pe, ariko Kristo Yesu arangararokoka kubera ko umurimo wari umuzanye yagombaga kuwuzuza. Ntago rero uyu munsi amaze kuba umwami w'imbaraga ubwo uherekejwe n'ingabo, atacyambaye wa mubiri w'intege nke, atakiri Bibiliya iratubwira ngo uwo muntu Kristo Yesu uburyo yajemo ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yaje ari umunyamibabaro, none hazagaruka ari umwami uzanye ingoma ugoswe n'ingabo. Ntago icyo gihe uwananiwe kumuhagarika ari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ntago azashobora kumuhagarika ari umwami uhururanye n'ingabo ze. Rero uriya musozi Satani, ahantu uriya musozi uri, byanze bikunze agomba gushaka uburyo ahagota, kuko yibwira yuko kongera akagerageza amahirwe ye akaba yazamubuza kuwuhagarikaho ibirenge. Hari dushobora no kuvuga ubuhanuzi bujyanywe no kugotwa kwa Yerusalemu, uburyo amahanga yose azagota Yerusalemu mbere yuko umwami Yesu ayateranyiriza hamwe akayarimbura akayamaraho rwose. Ibyo byose ni ubuhanuzi bugomba gusohora muri ibi bihe by'imperuka y'ibihe, bugomba gutuma hari ahantu hakomeza kuba isibaniro ry'amahanga kubw'ubuhanuzi bugomba kuhasohorera Satani ashaka kurwanya, cyangwa se ubundi buhanuzi bugomba kuhasohorera nk'ubwo bwo kugotwa kwa Yerusalemu adashobora kugira icyo akoraho, azasohoza yibwira ko arimo arwanya kugaruka kwa Kristo Yesu, cyangwa arimo arwanya iyo ngoma igomba kwimwa hari ahantu n'umwami Yesu. Ndumva ari icyo navuga ku kintu gituma hari ahantu hahora ari isibaniro. Hashobora kuba hari n'izindi mpamvu nyinshi, ariko nifuje gusa kuvuga kuri izo zigera muri 3. Iya mbere ni impamvu y'umwuka, iya kabiri ni impamvu ekonomike cyangwa se militaire, mbese impamvu strategique, iya gatatu ni impamvu y'ubuhanuzi bugomba kuhasohorera. Umwanzi akora ibishoboka byose ngo aburwanya bwiyopozeho, ariko byanze bikunze muhumuri yasezeranije niyo kwizerwa. Ntago Satani ashobora guhagarika ubuhanuzi na bumwe mu bugomba gusohorera hariya hantu. Niki cyabaye ku iherezo ry'ubwami bw'Abaotomani? Abongereza bagize ruhare ki mu guteza amakimbirane hagati y'Abayuda n'Abaroma? Mbese koko Imana yagaruye Abisirayeli muri gakondo ya basekuruza? Ni ubuhe buhanuzi buri gusohora none kuri buriya butaka? Ntuzacikwe na Isirayeli 5 igice cya 4, aho tuzavuga ku idini ya Kiyahudi ndetse n'ingengabitekerezo ya sionisme iyoboye Isirayeli politike, ndetse n'imyumvire y'abarwanashyaka ba Isirayeli ya none mu gisata cy'imyizerere ya Gikristo.